ikintu kijya kimbabaza n'ukuntu nyine yajyaga nshira mu maso, ariko icyambabaje kurenza ibindi ukuntu yasohoye mu nzu saa sita z'ijoro ndi umwana w'umukobwa. Ibaze nawe izo saha ku myaka 10. Mumeze neza cyane mwebwe mpamvu dukurikirana umunsi ku munsi mutubona kuri yawe TV. Wakoze cyane kuduhitamo n'iby'agaciro cyane. Niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo tujye twibanira n'ubundi 5 kuri 5 umunsi ku munsi nta kiganiro na kimwe kigucitse. Dufite website kandi kugezaho amakuru yizewe yawe tv.com. ushaka kumenya isi yerekeza ukamenya amakuru abavugwa hirya no hino ku isi, ugisuriye website yacu yawe tv.com. hanyuma ikintu cya mbere ni amakuru, ukamenya amakuru abagezweho kandi yizewe. Dufite Body Max Fitness, abangaba barakubwira ko niba ushaka gukora umubiri wawe ukaba physical fit, ugakora imyitozo isanzwe kandi bafite abakozi bagufasha kumera neza cyane, bagufasha gutuma umubiri wawe utera neza. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, dusange muri Hilltop. Dufite serivisi zigiye zitandukanye, dufite gym tonic, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigufasha gukora umubiri wawe mu buryo butandukanye bitewe nuko abo batoza baba bikwereka. Dufite sauna massage, dufite swimming pool n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Udusangana uduhamagara kuri 0788 35 41 ku yandi makuru cyangwa se ku bundi busobanuro waburenze ubwo ngubwo mba nkuhaye, uratugana tukagufasha. Nizere rero kumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye ku isi hirya no hino. Iby'agaciro mwakoze cyane kuduhitamo. Tuba tuje mu nkuru zigiye zitandukanye tugenda tuganira zigufasha kugira ngo umunsi wawe umererwe neza, ugire amasomo kura mu nkuru tuba tuvuga. Kubwiye mpamvu tugiye kuganira n'umukobwa murimo kubona kuri kamera za yawe TV. Tugiye gutangira utwibwira amazina yawe, hanyuma tubwire ni muntu ki tugiye kuba tuganira ku biki. Twaguhaye ikaze kuri yawe TV mbere na mbere. Murakoze cyane. Hanyuma amazina ninde tugiye kuganira? Nitwa Divine Mutoni Wase. Yego. Divine Mutoni Wase ni muntu ki? Divine Mutoni Wase ni umufiyemeri. Ni umufiyemeri. Hanyuma ni ihe nkuru wifuje kudusangiza kuri yawe TV kugira ngo abakunzi bacu baba dukurikiranye bagende bamenya wenda ayo makuru, bamenye ngo Divine ni muntu ki, yabayeho mu buhe buzima, nibyo tugiye kuganiraho muri rusange. Ni inkuru y'ubuzima bwanjye nagiye nyuramo nkiri muto. Ntago byarangiye ariko ibyari bikomeye nibyo byahise. Mukadata ntago yankundaga, yaranyangaga cyane, agahora nyine antoteza, ambwira nabi. Mbese nyine ntago yankundaga, rimwe na rimwe akanyuma n'ibiryo, muri make yanyishe mpagaze. Ubwo papa nawe hashize igihe gito arapfa. Nyuma yo gupfa anyirukana mu rugo, ambwira ko nanjye nta kintu maze, ko papa nawe n'ubundi nawe ntacyo yari amumariye, ibintu nk'ibyo. Yego, niyo nkuru nifuzaga kuvugaho. None se uwo Mukadata yaje ufite imyaka ingahe, yahageze ungana iki? Yaje ndi muto, nari mfite imyaka 4 nibwo yaje. Yego. Wari ufite imyaka 4? Icyo gihe umuntu ku myaka 4 yaba ataramenya ubwenge, yaba ataramenya cyiza n'ikibi, kuhagira kuri iyo myaka yatangiye kugufata nabi kuri iyo myaka cyangwa warahakuriye? Ndibuka icyo gihe yajyaga, ntabwo yamfashe neza nyine nk'uko yafataga abana be. Ku myaka 4 yanjye iyo nakoraga agakosa yampaga ibihano bidakwiye guhabwa umwana. Yashoboraga kuba yabunyiriza cyangwa se ndakabundaza, nabwira papa ko ntariye. Urumva nyine papa iyo wamubwira ngo ntiwariye, ntiwagize gute, yaragiraga, yaramutonganyaga. Noneho yabimubwira, yamutonganya bagashwana, yagenda akankubita, mpitamo kuzajya nceceka. Gata kugira ngo nkubitwe basi nzajya nemera mbwirirwa. Nkorera muri ubwo buzima
papa yapfuye maze kugira imyaka 10. Nibwo rero Mukadata yanyirukanye hashize nk'amezi 5 papa wanjye apfuye. Noneho watangira kujya bukwiriza ariko nubibwire papa kubera kutinya gukubitwa. Wabigenzaga gute se? Nyine iyo ntabonaga nk'urugo njyamo ngo nsange bari kurya yenda ngo bagaburire narabwirwaga cyangwa se ndanaburara. Ariko hari akana kandi inshuti yanjye umuntu ndanamushimira cyane, yajyaga yiba ibiryo iwabo akampamagara ahantu twahuriraga ngiye kuvoma tukabisangira. Mukabisangira. Wajyaga kuvoma wakoreshwaga iyihe mirimo mu rugo uretse kuba warakwimaga ibiryo mu rugo wakoraga iki? Maze kwigira ejuru ngize mu myaka 7-8 najyaga njya kuvoma, amazi yo yaburaga kenshi. Naravomaga nkoza ibyombo, rimwe na rimwe nkaba nanakoropa, naranimeseraga, ntago nari nyimeseroga, mbese rimwe na rimwe nkanasigarana abana be nkanabaheka ibintu nk'ibyo. Ko nta murima twagiraga ngo ndajya guhinga, niyo mirimo nakoraga kenshi iyo nabaga navuye kwiga. Uretse we ko yagufataga nabi, abana be bo mwari mubanye mute se? Abana be ntago bari bakuru, narabarutaga. Ntago nyine bamaze kwigira ejuru batangiye nyine kujya nabo banyanga, ariko ntekereza ko ari we wabayangishaga. Ari we wabakwangishaga. Hanyuma urakuze, papa akajya ava ku kazi ukamubwira yakoze twariye, ukamubwira tunariye ku rwego rwo kurengera ko udakubitwa. Papa wakura ari uko nguko abizi kuba wariye. Papa wese babanaga bate? Ntago akenshi ababyeyi abana bajya bamenya imibanire y'ababyeyi neza, ariko mu byagaragara ibyo twe twabonaga nk'abana njye nabonaga babanye neza, kereka iyo namubwiraga ko ntariye. Nibwo wabonaga ahindutse cyangwa se yambona nsa nabi, nibwo byahindukaga. Uwo Mukadata yagutotesaga hari ikintu bigendeyeho cyangwa se hari uturimo yabaga yaguhaye n'udukore, byagendaga bite? Yagutotezaga akubwira ngo iki? Yambwiraga amagambo atari meza, amagambo nyine utagakwiye kubwira umwana. Ntago ubundi kubwira umwana muto simfe n'umwana, nawe ukungana uko umuntu akubwiye ngo ntacyo umaze, uhita muri wowe hari ukundi kuntu wiyumva. Rero muri icyo gihe cyanjye mu myaka yanjye, kumva umuntu nita mama wanjye ambwiye ngo ntacyo maze, nta n'icyo uzimarira, uri ikigoryi nka so cyangwa uri ikigoryi nka nyoko, ibintu nk'ibyo. Umuntu iyo agucyurira ahora akubwira ayo magambo yisubiramo, ndahamya neza n'umutima wanjye nashidikanya ko hari ikintu aba ari kukubakamo muri wowe kitari cyiza. Ni igikomere umuntu agenda agakurana ku buryo wakumva ko abazagukomokaho utabibabwira. Ubwo ibyo bintu byose wabibayemo mu gihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo kubwirwa amagambo mabi, ku munsi wa 2 yinjiye mu nzu, yaje mu rugo, yatangiye kubana na papa, yarayambwiye. Yaje mu rugo afite abana, yabyariye muri urwo rugo, byagenze bite? Yaje afite umwana umwe muto, yarahetse, hashize umwaka abyara undi. Hashize umwaka abyara undi. Papa yapfuye agejeje abana bangahe? Bari bafite nyine papa babyaranye umwana umwe. Ni umwana umwe gusa babyaranye. Hanyuma wabaye muri ubwo buzima, urakuze, umubyeyi yaje gupfa ufite igihe kingana iki? Nari mfite imyaka 10, nibwo yapfuye. Ku myaka 10 amaze gupfa, noneho byahakurikiyeho kubaho mu buhe buzima? Nibwo urugamba rw'ubuzima bwanjye rwari rutangiye. Ndabyibuka haciyemo amezi 5 hafi 6, Mukadata nyine araza, nyine yaje ari nijoro ansohora mu nzu, arambwira ninsohoke ningende.
n'ubundi nta kintu mumariye, nta n'icyo neze kuzamumarira, ibintu nk'ibyo. Ndasohoka, ndabyibuka yaranyirukanye afata n'imyenda yanjye arayinjugunyira, nyine anyirukana nk'umujura, nk'umuntu nyine w'imbwa, umuntu nyine utagize icyo amaze, udafite agaciro na gato. Ndagenda njya ku bashuti ba papa bari hafi aho, barankingurira ndaryama, ariko mu rugo rwabo umugabo waho yari umusinzi cyane, yari umusinzi utaha nyine akubita inzugi, ku buryo nahabaye nk'igihe cy'amezi 4, ariko mpaba mu buryo nihishemo, ko ntibashakaga ko mbona, yambona nanjye ari guhita nyirukana. Uwo mubyeyi ndamushimira cyane, ni ukuri yarakoze mu bushobozi bwe bwose, yarakoze nta kintu atakoze. Narahabaye umunsi umwe ntiyajya mu kazi, ntiyagenda, yirirwa mu rugo, nibwo yambonye arandeka. Uwo munsi ndahirirwa ndanaharara, ariko ambwira ko ngomba gushaka iyo njya atabasha gutunga abandi bantu. Nibwo naje gushaka amakuru y'ahantu nyogokuru wanjye yabaga, nza kujyayo, ariko naho bingoye. Hari abandi buzukuru bahabaga, bakuru banjye bo kwa data wacu, nabo nyine ntago bankundaga, baranyangaga. Mbese muri make mu buto bwanjye ntago nigeze nkundwa ngo mpabwe urukundo. Nyine nagerageje kuba umuntu uciye bugufi cyane muri bo, kuko bankoreshaga ibyo bashaka byose, bakambwira amagambo mabi, ariko byo nari maze kubimenyera, ntago ari byo nigaga. Nyogokuru anshyira mu ishuri, ndiga ndarangiza. Ubundi maze kurangiza kwiga nibwo navuga ko nibwo natangiye kugira byibuza ubuzima nkaho bubaye bwiza. Ego. Umuntu rero yakwibaza ngo aho ngaho nyine barakwirukanye, ugiye ku muturanyi gucumbikiye umunsi, nyogokuru we mwaje guhura gute? Nyogokuru ukuntu twahuye, hari umuntu wari utuye aho muri quartier, niwe wambwiye ati ariko ko nza ahantu nyogokuru wawe aba, wazashiretse nkakujyanayo. Abimbwiye numva nyine ndasubijwe, numva noneho ngiye guteta nk'abandi bana, numva ngiye kubaho neza, ndishima muri njye. Niwo munsi ahari nagize ibyishimo mu buzima. Nyogokuru namuhingutseho ari mu masaha y'ijoro, ngeze yambonye aransuhuza, aranyakira, aranababara ukuntu nje meze naniwe iki, amama amazi ndoga, ubundi barangaburira ndaryama. Mu gitondo nibwo namutekerereje byose, ubuzima naciyemo, ibintu byose nyine ndabimubwira, ambwira ati nintuze nguma aho ngaho. Ego. Wari ugejeje imyaka ingahe? Nari nkiri muri ya myaka 10. Ego. Wari mu myaka 10 ujya kwa nyogokuru? Yego. Kwa nyogokuru wahabaye mu gihe kingana iki se? Kwa nyogokuru narahabaye, nahavuye 2019. Ego. Wa mugore wari uwa papa wawe, mwongeye kuvugana, yongeye kujya guperereza ngo amenye amakuru yawe? Amakuru yarayamenyaga kuko nari ndi kwa nyirabukwe. Nari ndi kwa nyirabukwe, amakuru yarayamenyaga ko ariho ndi, ariko nabwo bikamubabaza kuko naho yarahanteraga afatanyije n'abuzukuru ba mukecuru bandi, akaza nyine bakambwira amagambo mabi, rimwe na rimwe bakanshira mu maso iki. Mbese iyo nyogokuru yabaga adahari, hari ibyo yagiyemo cyangwa hari ahantu yagiye, nta munezero nageraga. Nishimaga cyangwa natetaga nyogokuru ari hafi aho ngaho. No kwa nyogokuru naho atangiye kujya haza, nabwo yaragutenyaga na nyogokuru, byagendaga gute? Yabaga aje kuhakora iki? Yabaga azanye abana kwa nyirakuru, akabwira mukecuru ko agomba kundeka nanjye nkagenda, ko ntacyo nzamara, ko ntacyo maze, ibintu byinshi cyane.
yego kamwangira bikagenda bite yaramwumvaga warubanye gute na mukecuru nyuma yaho mukecuru yarankundaga cyane ari kurenza n'abandi bantu bose yaramubwiraga se nimubwira ngo agenda arajya kuba he ati sibyo biratureba tuyi n'amaraso yanjye rero akababwira gutyo gusa tukabana akajya anyicaza akangira inama akambwira ati ibyo bazajya bagukorera byose ibyo bazajya bakubwira byose ujye ubyihanganira kugira ngo turebe ko byibuza wakura ubwo kwa nyogokuru urahabaye umugore akajya hagusanga ntago wigeze kujya uvuga ngo reka njye gusura abana wahise uca ukubiri naho n'iwabo byagenze bite byarangiye urumva nari gusubirayo koko noneho yari kunshyuhiriza amazi babana bese nabo mwarakomeje umubano n'iwaba ntago umubano wacu wagenze neza kubera ko hari ibyo mama wabo aba yarababwiye kuri njyewe ego ntago umubano wacu wigeze ukomeza Mukadata rero mubanye gutyo urahavuye ugiye kwa nyogokuru wawe nyine yahagiye hagusanga gutyo byaje kurangira uhabaye igihe kingana iki nyogokuru wawe aracyariho hari abandi bana bahabaga wahabaga wenyine tubwira nk'uko nabikubwiye hari abandi buzukuru be bahabaga ariko nyogokuru we yaje gupfa yapfuye muri 2017 barahabaga n'ubu baracyahari baracyamamaza nyogokuru ariko nyuma yahapfiriye twabaye inshuti nibwo twabaye inshuti nyine nibwo twicaye turaganira tubona nyine tubuza aho tujya twemeza ko tugomba kuhaguma ego wowe uganira nawe buzukuru bandi bahabaga turaganira ni wowe warimo mukuru se aho ntabwo ari njye mukuru hari harimo undi muntu mukuru mwaje kuhava mujya hehe njye nahavuye mbonye akazi nicyo cyahankuye wahavuye ubwo ufite imyaka 2019 nari mfite buri ngahera nari mfite 20 na hafi 20 na urahavuye ugiye gutangira ubuzima wabaga he noneho nyuma yo kuhavuye narahavuye njya gukorera Igisenyi nyuma yo kujya gukorera Igisenyi mvayo nzina i Kigali ego babuzukuru bandi mwabanaga se amakuru yabo mwongeye kuvugana cyangwa aho nyogokuru wanyu apfuriye communication yarabwo yarahagaze oya turavugana umunsi ku munsi ubu nyine nibo bavandimwe turaganira nta kibazo cyabo bameze neza aho bari nta kibazo bafite ego kuba muri ubwo buzima bwose ukaza kuvamo uyu munsi none abantu bakaba bakubona uri uwo nguwo ibanga ryabaye irihe ibanga nta rindi ni ukwihangana kwihanganira buri kimwe cyose ubonye kwihanganira buri kimwe cyose kikugezeho kitagushimishije bityo bituma ubasha gukomeza rero no guhora useka ikibazo cyose kikubayeho n'uheranwe n'agahinda ukageraho igihe ugaseka ibintu nk'ibyo biba ari sawa yego none se umuntu yakwibaza none ngo ku myaka ufite hari abantu baba babayeho mu buzima nk'ubwo wabayeho na cyane cyane ko ubuzima bw'abantu babusa n'ubunasa umuntu yakwibaza ngo abantu bose batekereza ko Mukadata bose ari babi nawe n'iyo sansu bifatamo bitewe nuko nawe byanakubayeho cyangwa n'ubuzima busa n'ubutandukanye nubwo nawe ushobora gusanga ibyo waciyemo hari n'abandi babinyuzemo ariko hari n'abatari babi ego ntago navuga ngo abantu bose ni babi ngo Mukadata bose ni babi hari igihe baba atari n'ababi ntawamenya gusa ntago abantu bose baba babi ego abantu bose baba babi umuntu ubaho mu buzima nk'ubwo warubayeho nihe nama umugira inama namugira ntago ari nini cyane ni ukwihangana ni ukwihangana agakomera agaca muri ibyo akabicamo neza bikarangira ego kwihangana Mukadata uwo nguwo aracyariho yego aracyariho kuva icyo gihe uvuyeyo ntabwo murongera kubonana ntabwo ndongera kubonana nawe muheruka tatapfa ubutumwa wamugenera se we n'ubuhe
namubwira ko hari icyo naje kumara hari n'icyo nimariye. ariko gukurira muri ayo magambo wamugana umuntu abakubwira ya ntacyo uzimarira byo ntibyaguca intege bigatuma n'iterambere ryawe riburaho. Akenshi hari igihe uhura n'ikintu runaka wasubiza amaso inyuma ukavuga ati ibi bintu narabibwiwe, wasanga yenda bijya nko kakakaza ahantu runaka bakakwima akavuga ati wasanga yenda nababonye kuko ntacyo maze. Ariko burya iyo ushikamye ugakora cyane bituma ugira icyo ugeraho. bituma ugira icyo ugeraho. None se kuza kuhava kuva kwa nyogokuru wawe ubayeho muri ubwo buzima noneho uza kubyara umwana gute? Wamubyariye mu kazi, baguteye indoki kwa nyogokuru, byagenze bite? Nabyaye nkiba kwa nyogokuru. Ukiba kwa nyogokuru. Bigenze bite? Uhuye n'umugabo gute ko wabaga kwa nyogokuru? Nyine urumva nageze mu myaka umuntu aba ari umwadorsa. Ndakunda kimwe nk'abandi, ndakubagana bibaho, nyuma yo kubaho nyine ndabyara. Umuntu ashobora kubihuza wenda no kuvuga ngo kwa nyogokuru nta bushobozi wenda wabonaga, bakaba babicamo wenda bakaba babigushukiramo. Uwo musore mwahuye mute we? Ntago ari ugushukana ngo habayeho. Nta kintu yanshukishije, naramukundaga kandi nawe yarankundaga. Yego. Nyogokuru wawe yapfuye warabyaye? Yego. Mukadata mwatandukanye abonye ubyaye yabyakiriye gute? Nyine yaravuze ati narabivuze n'ubundi ari ikirara ibintu nk'ibyo. Abantu ntibabihuza se nyine? Umuntu ashobora kubihuza bitewe n'amagambo y'abantu, ariko ntago njyewe nshingira ku byo abantu bavuga cyangwa ku buryo umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kuvuga. Yego. Umuntu warubayeho muri ubwo buzima akabyarira no kwa nyirakuru, muri society baranavuga bati dore wa mwana no dore koko nicyo yapfuye na Mukadata we. Ayo magambo yo wayamanacinga gute? None se shako tawuza abantu kuvuga. Abantu nyine bavuga ibyo bashatse, ariko iyo wihangana ibyo abantu bavuga ugakomeza ukareba imbere, kuko bose muri abo bose bavuga ntawe uzi ibyabaye, nta nuzi ko byagenze. Ntago rero nabona umwanya wo kujya kubasobanurira bose ngo byagenze gutya ngo ibyo muvuga. Usibye kubihorera ukabinyuramo bikarangira, ubu byaranarangiye ntawe ukibivuga. Okay. None se ubwo byarabaye birarangira, mu gutwita byagenze bite? Amezi 9 utwise warubayeho mu buhe buzima uri kwa nyogokuru? Icyo gihe nyogokuru wanjye ntago yanyangaga, yakoze nyine ibishoboka byose nk'umubyeyi, arahaba akora buri kimwe cyose, ankorera buri kimwe cyose, aramfasha, ndabyara neza, umwana arakura, aramukunda, umwana mbese nta kintu namushinja n'ukuri. Yego. Nta buzima bubi nahuye nabwo mu gihe nari ntwite. Yego. Mu gihe wari utwite nta buzima, ni iki wibukira kuri nyogokuru wawe? Yajyaga akunda kumbwira inkuru za papa wanjye. Iyo twabaga twicaye turi kuganira yakundaga kumumbwiraho cyane. Yego. Avuga ati dasonuko yawe. Papa wakiri umwana yakundaga ibi, akanyereka ifoke yakundaga kurisha, akanyereka imyenda yiwe ya kera yasize mu rugo ajya gukora ubukwe, akanyereka nyine buri kimwe cyose kimwerekeyeho, ibyo yarishaga, ibintu byose yakoreshaga, akanyereka na uniforme ziwe, ibintu byose yakoreshaga akabinyereka. Ubu buzima uba kwa nyogokuru n'ubuzima ubayemo ubu ngubu ubihuza gute se? Ubuzima mbayemo ubu bushingiye kubwo nabayemo kwa nyogokuru, kuko akenshi ngendera ku nama ze. Yego, ngendera ku nama ze zose. Hari ikintu wenda Mukadata nubwo yajyanywe gutoteza akaza no kwirukana, ariko hari ikintu kibi uvuga uti iki kintu yankoreye cyo nubwo yankoreye bibi byinshi, ariko ikintu cyose sinshobora kukibagirwa? Hari umunsi nari nibagiye gukora homework, ariko nayibagiwe kuyikora kuko nyine nari nakoze imirimo myinshi, ndananirwa ndaryama. Arangije mu gitondo ngiye kujya ku ishuri arambaza ese wakoze homework?
namubwira ntago nayikoze nabyibagiwe ndamubwira ngo ngaho banze uyikore nubwo se ninkererwa banze uyikore ndagutwara ku ishuri ndabanza ndayikora aramfata njyana ku ishuri aramvugira barandeka ndiga icyo ni cyiza yagukoreye ni ukuri ni cyiza nari nkubajije ikibi yankoreye uvuga uti yankoreye ibi byinshi ariko iki ngiki cyo gihagarariye ikintu kibi yankoreye papa wanjye amaze gupfa yansohoye mu nzu ni ikintu kitajya wibagirwa agusora mu nzu byari nka sangahe hari nijoro mu ma saa 3 saa 4 ibaze nyine izo saha ku mwana w'imyaka 10 amplis w'umukobwa iryo joro ntabwo ushobora kuzaryibagirwa ryabaye ijoro rirerire ko ntabwo niyumvishaga kuba ahandi hantu hatari mu rugo kwa papa ntabwo wajya gutembera ngo ugire abandi bantu mumenyana ese kuki utajyaga wihisha ngo uganire na papa umubwire ibikubaho iyo nabimubwiraga yaragendaga akamubwira nabi bikangiraho ingaruka bikakugiraho ingaruka kuba wisha papa wawe none se akenshi umumaro w'ababyeyi baba bafite akazi badakunda kuba mu rugo cyane bakurikirana ubuzima bw'abana babo gute ukurikije iyo experience y'uko Mukadata yagutotezaga ariko watinya kubibwira papa we ubona byo bitaba imbogamizi ko ababyeyi bataganira n'abana cyane nicyo kiba kibura ariko buriya ushobora kuba utaganira n'umwana cyane ariko ari inshuti yawe buryo umuntu ari inshuti yawe akanya gato wabona umubwira byinshi bishoboka niko kanya wakoreshaga ukamubwira none papa wawe ntabwo yajyaga agenzura ngo abone wenda uri murahorota abone wenda hari ibihinduka kuri wowe abe yakubaza ati ko mbona utishimye bitewe n'uko umunsi wakugendekeye ibyo byarashobokaga rimwe na rimwe kuko ntabwo yakundaga kuba mu rugo rimwe na rimwe yarabimbazaga nkabwira nta kibazo mfite ukavuga ko nta kibazo ufite kandi ugifite sinakomeye wabiterwaga n'inkoni wakubiswe zatumye uvuga uti yarankubise koko mbese utekereza ko ibyo bintu bijya bibaho wowe bibayeho ukashaka umugabo ariko umugabo ufite umugore ukurikije n'ubwo buzima ubayemo abana usanze wabafata gute wowe nabakunda yego sinasimbura mama wabo ariko nabaha urukundo rwanjye nabafata kimwe nko mfata umwana wanjye yego aho kantu uvuze ngo nabakunda ariko sinabanga mama wabo rega mama ntahinduka hari n'igihe nyine usanga wenda Mukadata akora n'ibintu wenda yakabaye yita ko we ntako atagize ariko ugasanga umwana kubera nyine ko avuga ati rasi mama n'ubundi nawe yarasa n'umugoramo nabyo bibaho ariko icyo gihe njye inshingano zanjye naba nazirangije abazirangije abana bameze batyo se babwira iki kugira ngo tujye tureba no ku mpande zose turebe kureba ko ba Mukadata ari babi gusa ariko hari n'ubwo n'umwana kubera mubi icyo gihe abo bana inama nabagira bajye bibuka ko baba bari gusimbura mama wabo baba bari gufata role ya mama wabo bibasuzugura rero nibabubahe babubahe ko bari babakorere byose bishoboka nabo bagerageza kubabera abana bareke kubagora umwana wabaye muri ubwo buzima bugoye gutyo bwo gukura yangwa na mukase akaza kugera uyu munsi wa none akaba undi muntu ni ibintu navuga ko biba bitoroshye ariko babiremo n'isomo ryafasha n'undi muntu wanyuze no muri ubu buzima kuba yamenya ko bishoboka ko ubuzima bwahinduka kuba muri ubwo buzima ukaza kuba uyu munsi wa none ufite umwana angana iki ubu ngubu papa w'umwana we mwabyaranye icyo gihe yaje kubona ubuzima ubayemo arakureka mwaje gukomezanya byagenze bite ntago ntekereza ko yanditse kubera ubuzima nari mbayemo twatandukanye kubera ko hari ibyo tutumvikanye umwana wanjye we amaze kugira imyaka 7 ntabwo usubirana muteganya ntabwo ujya utekereza ko kuzashaka undi mugabo utari uwo mwabyaranye byazabangamira umwana wawe nk'uko nawe byakubayeho niyo mpamvu nzashaka umugabo umwana wanjye yarakuze akaba aheze umwana mukuru mwana ababasha kwirwanaho azajya ahangana azirwanaho icyo gihe nta n'uzamvuga nabi yumva gushaka ubundi se ubona umuntu yakaba yashaka umugabo cyangwa umugore mu gihe kingana iki kuvuze ngo umwana wanjye yarakuze ntabwo ntekereza ngo umuntu
ngashaka umugabo ngo ku myaka runaka. Njye ntekereza ko umuntu ashaka umugabo bitewe n'igihe agezemo, nyine bitewe n'igihe kiwe cyageze. Igihe cyanjye nikigera nzamushaka. Ego nta ngaruka nyine kugira ngo izo ngaruka uzirinde nawe zakubayeho nuko uzashaka umugabo umwana yarakuze. Ego nushaka undi mugabo se umwana akajya amusuzugura bitewe nuko atari se kuko nyine yakuze. Ntago yabikora. Yego ibyo birabaye birarangiye, ubaye kwa nyogokuru wawe, utangiye ubundi buzima busanzwe. Tony yavuga ko uyu munsi noneho ubuzima bwe bushingiye ku ki, bubayeho gute, ari ubuzima bufite izihe ntego ku buryo uvuga uti uyu munsi wa none na nyogokuru aramutse wenda anazutse akabona ubuzima mbayeho yabona atarakozwe n'isoni, ku buryo uvuga uti wenda mukaso wagukoze ibyo ngibyo uyu munsi wa none abibona akabona ko hari impinduka wagize n'ubwo bwose yaguhemukiye? Rero ubu ngubu ukuntu mbayeho ndakora, mfite ibintu ngenda ntera ibiraka. Ntago navuga ko mbayeho nabi kuko mbasha kurya, mbasha kwisiga, mbasha no kuryama. Ndashima Imana iyo ikintije n'ubuzima ikampa imbaraga zo kuba nakwikorera nkanabaho. So rero ntago ntekereza ko Tony wa kera wari umwana utabasha no kujya kuba yagira ikintu yikorera ngabona amafaranga. Ubu narakuze, nakora ikintu icyo ari cyo cyose cyanyinjiriza amafaranga. Ego ntekereza ko tate azutse n'aka kanya avuga ati ntago nakozwe n'isoni. Ego mukaso ku buryo yakubona akabona ko nubwo bwose ari amagambo yakubwiraga guca intege ariko cyane. Ego ayo magambo agira uruhe ruhari se ku mikurire y'umwana? Amwica mu mutwe. Ndakubwira ko n'ubu hari igihe njya kwaka akazi ahantu bakanyima nkumva nyine ni amagambo, nkumva nyine koko nawe yenda ashobora kuba yabibonye kuko ntacyo maze. Yego uyu munsi none mukaso wagufashe gutyo mugize ahantu muhuriye ari serivisi akwaka, wayimuha byagenda bite? Nayimuha nishimye. Yego atari kurenzaho? Ntago byaba kurenzaho, nayimuha nuko. Kubera iki wabikora gutyo utamwihoreraho? Impamvu nabikora naba nshaka kumwereka ko burya hari icyo naje kumara. Ego nabyo no kwihorera, niko kwihorera kwiza. Ariko hari abantu bavuga ati umuntu niba yaraguhemukiye nawe uba ugomba kuzamwishyura. Ntago namuhemukirana ukuri. Turimo turagana ku musozo rero. Hari abantu babayeho mu buzima nk'ubwawe, umunsi none ubuzima bukaba butameze neza, abayeho muri ubwo buzima atotezwa abwirwa ayo magambo. Ugiye gutanga inama kuri uwo mumama ukora ibyo ngibyo, noneho uzitange no ku mwana nawe ushobora kuba abayeho nk'uko ko gutinya kubwira se. Ubwo buryo wabikoraga wabona bwari sawa, cyangwa uwo mwana ubayemo muri ubwo buzima yatinyuka akabwira se? Ndahera ku mwana. Umwana ajya yubahiriza inshingano ze, yubaha ababyeyi be. Burya umuntu ukurera abajoye role y'umubyeyi kuri wowe, amwubaha uko ari, uko amubonye bari ko amwubahira. Ikindi batinyuke bavuga ibibakorerwa, sibyo bange nyine guheranwa n'ibyo bababwira, sibyo. Niba njyewe narabwirwaga ibyo ngibyo simbibwire papa wanjye wenda ashaka inzira byakemukamo, naragenda ndabikurana. Abo bana n'ukuri bajye babivuga, byibuze niyo atabibwira papa ashaka undi muntu abibwira. Uwo muntu yabibwira ashobora kumufasha bigashira. Ikindi nama natanga ku babyeyi nabo baba mama, burya umuntu aguhaye icyizere cyo kuvuga ngo wanderera umwana, n'ukuri ntako aba atagize, wamurera. Ariko kurera umwana si ukumwima ibiryo, si ukumubwira amagambo mabi, si ukumukubita, ni ukumuyobora mu nzira nziza, ukamurera nk'umwana wawe, ukamukunda nk'umwana wawe. Indi nama ntanga ndayitanga ku babyeyi b'abapapa, bareke kunegirija, bakunda abana babo, babegere, babagire inshuti, babaganirize, kugira ngo umwana na cya kindi yatinye kukubwira icyo gihe numugira inshuti azakikubwira, kandi ushaka uburyo icyo kintu cyakemuka
kandi umwana akure neza nta gikomere akoranye. Yego. Okay, sawa cyane, wakoze cyane kutuganiriza. Sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abari badukurikiranye kuri yawe TV hanyuma tugasoza. Kiri ku mutima, ndabakunda, ni ukuri murakoze. Murakoze, turagushimiye. Reka dushimire n'abantu bose bari badukurikiranye kuri yawe TV, tubabwire ngo bakomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo ujye ubasha kubona notification buri uko dushyizeho ikiganiro ukibone bitakugoye. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Reka dusubire ubutaha.